tubaho kandi tugapfa. Byinshi dukora tukabikorera mu gikari tuzi ko bitaragaragara cyangwa se bitaramenyekana. Ubwo Nyambo yabitse amabanga ye mu mutima we y'ubukwe bwe n'umugabo bazabana, yumvaga ko amabanga ye y'ubukwe bwe n'umugabo we atazagera hanze. Gusa amabanga ye yaje gutungurwa no kumva abantu bavuga ku bukwe bwe n'umugabo we. Gusa byamubabaje cyane biramurenga. Nyambo yumvaga ko azatungura abantu ku bukwe bwe buri hafi kuba bubura nk'ukwezi. Akimara kumva itariki azashakiraho umugabo azasezerana imbere y'urukiko n'imbere y'abantu n'abantu, yaguye igihumura yibaza uko byasohotse. Gusa kambereke video amagambo yivugiye asaba Imana ngo imuhe umuntu wamushiriye amabanga ye hanze kandi ngamufashe amufashe. Nyambo akimara guhura n'umugabo we ikintu yahise akora. Niba wifuza kureba ino video irambuye cyangwa ukumva ibyabaye Nyambo ku buntu ubukwe bwe, biragusaba kurya kuri YouTube yanjye yitwa Biri Hanze Kabiri, cyangwa se uzano kuri profile yanjye handitse YouTube uhakandi urebe video yose irambuye. Gusa Nyambara babaje cyane, agahinda, amarira menshi. Ukigera kuri YouTube yanjye wibuka gukora subscribe, share, comment kandi no kunzogera kujya video yose izagitambuka igikugeraho ku gihe. Cyatangiye gute? Nyambo mu buzima busanzwe avuga amagambo make, yewe kugira uzamenye iki murimo byakugora cyane. N'aba bahungu birirwa bakinana ngo ni bansabe n'abandi bose bajye bapfa kumenya ibintu bye. Ubwo yaje guhura n'umuhungu mwiza ukunda gukoresha igisigo, ukomeye cyane kandi ukunzwe cyane. Baje guhura baranashimana, nuko nyuma yaho akimara gushimana umwe asaba undi ko yamubera urubavu. Nyambo yaje kubyemera kamubera urubavu nawe akamubera umufasha. Ati si ukumbera urubavu gusa ahubwo izambera n'umusego. Bakimara kwihuza bapanze kubana karamata, umwe ngo azaguhaza undi. Bose bafashe imyanzuro bwihishwa. Ari uyu musore haba na Nyambo nta numwe wigeze abwira bagenzi mwe ibiri kuba cyangwa ibiri kubera mu mitima yabo. Byarabakomereye cyane kugira ngo hagire umuntu uvuga ngo nge nzakora ubukwe, ngiye gushaka umugore, ngiye gushaka umugabo. Gusa Nyambo mu minsi iri imbere yaje guhinduka. Hari ibintu yirirwaga yirukankamo by'amafilime cyane, kwifotoza yaje kubigabanya. Warabibonye? Niba utarabibonye ni akazi kawe. Gusa umenye ko hari igihe cyageze Nyambo acisha bugufi, ibintu byo kwiruka muri social media arabigabanya. Nyambo yaje no kujya ku ivuko abibwira ababyeyi be, ariko aravuga ati natazagira umuntu bimubibwira, sinshaka ko inkuru isohoka mbere. Ubundi mu cyifuzo cye siyashakaga ko inkuru zisohoka mbere y'ubukwe. Nabira mujya mumva ngo bya baby shower biriya byo gutwika ntabyo yashakaga. Nyambo yashakaga gukoresha umuco wa kera, hahandi nyine abantu watunguraga abantu bakumigwa, akababwira ati mfite ubukwe kandi buzaba kuwa gatanu, buri wese niyitegure. Ikindi kuri Nyambo akatabuze si amafaranga. Impamvu yavuze ati amafaranga arahari, buri kimwe cyose kirahari, intwererano niyo batazima, njyewe zakoresha yanjye ndayafite. Niyo mpamvu rero yaje kuvuga ati njyewe nta bintu by'abantu benshi, sinshaka n'ibintu byo kwizanga inkuru ngo zisakare. Yaje kugira amahirwe ashaka umugabo baberanye kandi bahuje umuco wo kutazimura. Bivuge ko uyu mugabo wa Nyambo cyangwa uyishiriwe uyu ugiye kuzamubera umufasha, bose imitima yabo imeze nk'imwe, wagira ngo umwe ni mushiki wundi undi ni musaza wundi. Kubera ko iyo Nyambo avuze umwe araceceka agatuza cyane, cyangwa undi yavuga undi nawe agaceceka cyane agatuza. Kugira ubonerera abantu bagiye kubana bameze gutya biragoye. Gusa nyuma yaho uburyo byaje gutungurwa no kubona umuntu yanditse ati felicitation Nyambo, ubukwe bwiza. Nshuti yanjye, niba aribwo bwa mbere ukigera kuri no YouTube yanjye cyangwa kuri channel yanjye, icyo usabwa ni kimwe, ni ugukanda subscribe, warangiza ugakanda kunzogera, ugakanda share, comment, warangiza ukabukoze
Imana ikakumpera umugisha. Umva mbabwire inshuti zanjye, mwe munkurikira buri munsi, muri inshuti zikomeye cyane kandi ndabubaha. Mwaje guhora munsaba, mwakomeje kunsaba ngo nzajya mbereka inkuru zirimo amashusho. Izo nkuru ndi hafi gutangira kuzikora, ndimo ndabitegura neza kugira bizajye bisa neza n'umutima utuje. Ikindi murabizi ko gukora amashusho bisaba kamera, bisaba utuntu twinshi. Vumva rero, kubera ko nta muntu nyine wigize untera inkunga kandi nayo ntarigeze nyanga, ndimo ndabitegura, ndimo ndashaka udukoresho ndebe ko najya mbakorera inkuru zirimo n'amashusho, kandi abizi ko muzikunda cyane. Gusa uzakora inkuru cyangwa uzakina izo nkuru arahari, ikibura ni igikoresho gusa. Mwifuje kujya muntera inkunga, nta kibazo, narayemeye kandi byose biri ku murongo. Umuntu wakwifuza kuntera inkunga namuha numero yantereraho inkunga kugira ngo turebe ko mu minsi iri imbere, igihe gitoya, nanjye natera imbere natangira kubagaragariza amashusho meza. Buri cyifuzo cyose mwazajya munsaba nazajya nkibagezaho. Nomero yanjye ni iyi ngiyi ya akawunti, iyo ngiyo niyo nomero yanjye. Waba uri umugiraneza, waba uri umuntu ushaka kumfasha kugira ngo ntangire nkore ibintu biri fresh, nanjye bicyamamare mu bintu usesenguzi, mu bintu byose mwifuza njya mbibagezaho no mu mashusho. Mfite impano zirenze izi ngizi mwumva, mfite izirenze zikubyiwe. Ndababwiza ukuri, nimungirira icyizere mukamfasha, nanjye nzabakora ibyo mwifuza. Gusa gufasha ntago ari itegeko, n'ubumva nyine unkunda kandi yumva ko ibintu nkora nkeneye kubihindura, nkahindura titire, nkakora ibintu biri ku murongo, nanjye ejo nkaba umunyamakuru ukomeye. Uwo muntu iyi nomero nikivuze, umugira neza wese wumva ko ashaka kumfasha, iriya nomero ntanze hejuru yagira uko abigenza, kandi Imana izabampera umugisha. Iriya nomero iri kuri WhatsApp, ushaka kumvugisha twavugana. Bafitiye ibintu byinshi cyane nanjye nshaka kubagezaho. Mbere na mbere nshaka nanjye gufasha abandi kuri YouTube, bakazamura YouTube zabo cyane, zikazamuka zigatumbagira. Wanyandikira, wantera inkunga, urabyemewe. Reka dukomeze iyi nkuru yuhibagezaho. Banyitabiri hanze kabiri. Nyuma yaho Nyambo akimara kubona message bamwifuza felicitation, hongeyeho n'ijambo rigira ati, wa mukobwa uzi kubika ibanga. Sinari nzi ko uzi kubika ibanga bingezaho kandi ndi inshuti yawe. Gusa uwo muntu wamwambikiraga gutyo yakoresheje indi nomero, biramutungura cyane. Aribwo Nyambo yatangiye kwibaza ati, ibi ni ibiki, bigenze bite? Amakuru yanyasoza ati. Ariko kubera kwihangana kwe kwa Nyambo, yaje gucisha bugufi amanza ngo verifiye nomero, asanga ntayizi, n'umuntu umuhamagaye cyangwa umwandikiye asanga ntawazi. Aribwo yatangiye kugira ubwoba, ndetse bimutera ubwoba cyane, avuga ati, basanga ubukwe bwanjye bari kubugambanira. Nyambo utaravugaga, Nyambo wavugaga amagambo make, yaje gutera ijwi agira hejuru ati, mana yanjye, ibi ni ibiki? Nyuma yaho yaje guhamagara shiri we, aramubwira ati, uzi n'ikindi, twabigize ibanga ariko biri hanze. Umugabo wa Nyamba ati, kise biri hanze shiri, byose biri hanze, biri hanze. Yaje kuba biri hanze, biba biri hanze koko. Ibintu byose byageze hanze. Amakuru y'ubukwe wacu tutigeze dutanga yasohotse. Ntunguwe no kumva umuntu ambwira ngo felicitation, kandi sinigeze mubwira iby'ubukwe bwanjye. Gusa felicitation se wumva igamije iki? Ni y'ubukwe nyine. Bari kumbwira ati, kuki ntababwiye? Akivuga cyo undi baramuhamagaye ati, waramutse Nyambo, meze bite? Ese buriya dupfiki? Nyamba ati, dupfiki se nyine kuri inshuti yanjye. Niba ndi inshuti yawe kutambwiye ko ugiye gushaka? Ati, arika nagiye biramara, niyo mpamvu ntabikubwiye, kandi kirazira kuvuga ibintu bitaragera hanze. Ngo gute se? Nari mbizi neza ko kuwa gatanu ngo ufite ubukwe, none ngo ntibirapangwa. Ati, inshuti yanjye, two gutongana kuwa gatandatu uzaza undebe nkubwire impamvu ntabikubwiye. Mugenzi wo birirwa bifotozanya basangira ku meza, aribwo yazaga kuwa gatandatu
ati Nyambo nshuti yanjye magara murumuna wanjye ushaka gukora ubukwe ntumbwiye. Nyamba aramubwira ati ibintu byose ntabwo ari ngombwa ngo bijye hanze, tuba tugomba gukora ibintu mu mucyo, kuko hari igihe haba harimo n'abanzi bashaka kurwanya ikintu wowe ushaka gukora. Rero niyo mpamvu ugomba kugira ibanga ibintu ukabivuga bigiye kuba. Ati se nk'ubwo ngubwo nutungura abantu badafite intwererano? Nyamba ati mfite intwererano zirenze n'izo bamba, amafaranga ndayafite, inshuro zose navunitse, ibyo nakoze byose nagiye mbikorera mbibyaza umusaruro. Ikibazo si amafaranga y'ubukwe, ahubwo ikibazo ni umunwa abantu bagira bakavuga ibintu uko bitari. Mugenzi we yaje kunyurwa arataha, akirangiza kuvugana n'uwo mugenzi we yahise ajya kureba sheri we n'amarira menshi n'agahinda. Ati sheri, tubike ibintu mu mutima wacu tuzi ko nta muntu uzabimenya, none koko bitangiye abantu babiri batangiye kumbwira iby'ubukwe. Kubera ko uyu mugabo wa Nyamba aca bugufi cyane, acisha make cyane, nawe yararezwe n'ababyeyi beza cyane. Gusa yaje kumucisha bugufi aramubwira ati tuza ibintu byose humura ntabwo bizajya hanze. Gusa bakiri aho bakivuga ngo ntabwo bizajya hanze, Nsabi muramuzi agira umunwa, nawe yaje kuvuga ati koko ko nzi ko turi inshuti twirigwana, koko ugiye gukora ubukwe cyangwa ni agatwiko? Nyamba ati nibyo sinaguhisha, nari nzaza nanjye kubikubwira ejo. Gusa Nsabi unamuzi kuko we nibije iyo bije, ntabwo ajya yita ku bintu. We yaje gutuza acisha make, we nta nubwo yigeze abigira intambara kubera ko barirwana barasangira. N'undi baramamagara ati koko ni ibiki ndi kumva kaya makuru ari mashya ariko abantu barandikwa? We yaje kumusubiza ati ntugire ikibazo, ni ibyanyabyo. Nyambo nubwo yari yafashe amatariki maremare byatumye yongeraho iminsi kugira ngo amanze arebe abantu bamuvuga niba ari ukumuvuga neza cyangwa niba ari nabi. Gusa icyaje kumukiza nuko atari yatumiye. Gusa ubukwe yaje kubuhindurira itariki bitewe nuko abantu nyine yasanze babimenye kare. Gusa umugabo ntiyabishakaga, hajemo ikibazo kuko we yashakaga ko yabikora ku munsi ku itariki 5 z'uku kwezi kwa gatandatu. Nyamba we arifuza ko byazaba ku itariki 6 z'ukwa karindwi, bongereho ukwezi bamanze barebe ibyo ari byo. Gusa kumvikana kwa kubera ko nibundi bihuje byaboroheye cyane. Gusa abantu batangiye kwandika inkuru zatangiye gucicikana hirya no hino bavuga ubukwe. Umukobwa mwiza Nyambo agiye gukora ubukwe n'umusore. Gusa amafoto niyo mpamvu mwawutangiye kubona acicikana. Gusa ntago muzi icyo avuze, nubwo ubukwe bari kwamamaza gusa mwibanga. Jewe rebwa nanjye nagendaga nanjye ubwo nyine ni inkuru nyine nanjye nayikuye cyane. Gusa Nyamba hari abantu yavuze batagomba kuzamutahira ubukwe n'undi munsi, simbavuze sinzabavumba. Gusa n'abantu batigeze babana nabo muri society we nziza ngo babane neza, n'abantu bakomeje kumugirisha ari mu bikorwa remezo bakomeje gukora hirya no hino. Abo bantu simbavuze nzabavumba, singombwa ko mbagaragaza cyangwa ngo batangaza. Gusa hari abantu yifuza ko ngo batazamutahira ubukwe kubera ko yaje gusanga abantu bamugendaho cyane bashaka no kuzamutwara umugabo we. Gusa bivuge ngo umugabo ni boro, yaje gusanga nyine bahuriye ku mugabo, biba ngombwa akavuga ati niba ninjye umutsindiye abantu sinzabone mu bukwe bwanjye bazerera kuko bazansenyera n'ubukwe. Gusa ngiye kubona turi kuri aritari baraturubutse, baramuhobeye, baramusomye, bakansebye. Rero nibwo yatanze itangazo avuga ati umuntu witwa gutya na gutya sinzigera mubona muri bidi yanjye cyangwa mu bukwe bwanjye kubera ko mfite ubwoba ko bazantwarira umugabo, kandi namubonye bingoye kubona umugabo w'iki gihe kandi witonda utari cyasa mutwe biragoye. Inshuti zanjye reka nongere kubibutsa, ubwo Nyambo yateguraga ubukwe bwe hari ikibazo cyaje kuvuka. Gusa ikanzu bari baramwemereye y'ubukwe yasanze barayitanze. Nongera kukwibutsa inshuti yanjye twakomezanyije kumva iyi nkuru, bafitiye campaign ndashaka kuzajya mbasoherera inkuru zirimo amashusho agaragara
noneho ibintu bikagenda fresh. Gusa niba wifuza kugira ngo iyo nkuru ujye uyibonera ku gihe, bizajya bigusaba ko ukora subscribe, share, comment kandi no kunzogera.